neza nanone bakunzi ba AL55 TV show duherukana muri ya nkuru yacu ya Rose na Maka, ya nkuru y'urukundo rwa Rose na Maka. Duherukana Rose agize umujinya agahita ahunga akagenda, ni ninjoro ahise afata ibintu bye, yumvishe ko ari mama wiwe ari papa we bose baramubeshye. Yahise afata ibintu bye byose bishoboka, ibyo ashobora guterura, ibyo ashobora kujyana, ahita agenda nyine ava aho ngaho. Mu kuva aho ngaho Peter yaramukurikiye aramubwira ati garuka ninjoro, hagize ikintu kikubaho ntabwo wagenda gutya. Gusa Rose barakumubwira ati njye nafashe umwanzuro, nta mpamvu yo kugumya kuba hano, nta mpamvu yo kuguma kubana nawe, ndagiye, ntabwo byashobokana nubwo byakunda. Yahise agenda rero. Ubwo Peter nawe mu gihe asubiye mu nzu agiye gukinga, yaragarutse yasanga Rose yagiye nyine, ahita afunga inzu, ahita afata imodoka, ahita yirukanka nyine mu kujya, ahita ajya kwa nyirabukwe, ajya kubabwira ukuntu ibintu bimeze. Mu kugerayo yagiye nyine avuga ati nta Rose wageze hano. Baramubwira ati ko tubasiganye mu rugo, ko twabasiganye mu rugo, Rose yaba yageze hano ati, yaba yavuye hehe ku byo yaba yageze hano? Ubwo ngubwo nyine papa wa Rose aravuga ati none se umwana wanjye ahubwo ari hehe? Ni gute yagucitse? Ati umuntu w'umugabo, umuntu w'umugore agucika atagenda ati twageze mu rugo nyine haba ibibazo, haba kutumvikana hagati yanjye nawe, aba aragiye. Mama aravuga ati yabaye iki, mwarwanye se, byagenze gute? Peter aramubwira ati oya, ntabwo ari icyo kibazo cyo kurwana, ahubwo ngewe twageze mu rugo, urumva naje kumva ko nyine mbere yo kugira ngo dukundane yakundanaga n'uriya muhungu, yakundanaga na Make. Ubwo mu kubimenya bari kubivugana, niho hahise havamo ikibazo, niho hahise havamo guserera. Arangije nyine yanyumvisha ukuntu nyine ngo mwari mwarafungishije Maka, ko mwaramufungishije muziza ubusa. Ubundi ibyo bintu nibyo koko, ibyo bintu byarabaye? Papa aravuga ati yereka ibyo tubyihore, ibyo si byo ngombwa ko icyangombwa aka kanya ni ukumenya aho umukobwa wanjye ari. Peter aravuga ati oya, ndashaka mumbwire buri detail yose, ndashaka mumbwire buri kimwe cyose, mumbwire ukuntu byagenze, mbone naho nahera nshaka umugore wanjye. Ibyo ngibyo ndabishaka kandi ndabasabye mumbabarire mubimbwire, mumbwire ukuntu ibintu byose byagenze. Mama aravuga ati wamubwiye, mubwire ukuntu ibintu byagenze. Papa aravuga ati rero ikintu cyabaye cyagiye twagiye muri picnic, cyagiye twagiye mu ntara, Rose nyine yari yagiye ahantu muri sakasi hamwe bishimira, bajya kuryohereza, bajya kurira ubuzima. Noneho mu kujyayo uriya muhungu yari umuntu nyine ushimisha abantu, yari umuntu ushimisha abantu muri icyo kigo. Ubwo mu kugera rero yarabashimishije nyine, noneho baza kuvuga ko ariko ntabwo bari bakamumenye, bari bambaye bya byenda by'abantu nyine, bya bindi nyine umuntu yambara ukabona ari nk'igipupe. Noneho muri uko kubashimisha rero baramubwiye ngo bajyane hejuru ngo muri cya kigare kikaraga, simbizi byabo, sinzi ukuntu byagenze nyine, birangira bamujyanyeyo. Mu kumujyanayo uri kumva we ikintu yarashinzwe ako kanya no gushimisha abantu bo hasi, we yaje gusanga nyine bamujyanye hejuru nyine. Noneho mu kujya hejuru ubwo ngubwo muri bya bigare bagize ikigare kiribana cyangwa kuvaho kirubwo bari hejuru nyine. Noneho mu kwanga kuvaho kiri nyine baragerageza biranga, nyuma rero kije kwizengurutsa nyine, kwa kundi kije kwizengurutsa ariko kitaragaruka nyine, bataragikora, kirizengurutsa birangira Rose asigaye afatishije amaboko gusa, yabuze aho akandagira, ari kunagana mo hejuru nyine muri cya cyuma, afatishije amaboko gusa. Ubwo rero mu gufatisha amaboko, umuntu wamutabaye nura muhungu wamutabaye nyine, niwe wamukuyemo kugira ngo abakiriho aka kanya nyine, niwe wamugaruye, niwe wamutabariye ubuzima. Mu kugera hasi rero, ngewe nk'umuntu utarashakaga ko haba connection cyangwa se wari ufite n'ubwoba, njye natunganyije uwo muhungu mubwira nabi, kandi urukumva nari mfite no kumubwira nabi, kuko umukobwa wanjye umuntu nari naramuteganyirije, umuhungu nari naramuteganyirije, yari wowe, nta wundi nashakaga ko nta wundi muhungu nashaka yegerera umukobwa. Muri icyo gihe rero, muri uko gushwana, muri uko kumubwira nabi, umuhungu naramwiyamye mubwira nabi. Noneho Rose ahita ndakarira, arambwira ati umuhungu niwe untabaye, niwe ugize gutya na gutya, aho wakamushimiye none uri kumubwira nabi. Ubwo rero ndakeka ko ariho relationship yabo yatangiye gukurira, batangira bamenyana, batangira bagenda
bavugana, mu kubona rero ko bimaze kuba birebire, nanjye natangiye nyine kuvuga ati byanga bino ahantu tugomba kuhava. Rero muri cya gihe nawe wazaga rya joro waziyemo hano wadusangiye hahandi nyine muri cya cyaro nyine, ijoro waziyemo, burya bari bavuye guhura, bari bavuye kuganira. Mu kureba rero mbonye ko ibintu bishobora kuba bikomeje gufata indi ntera, mbonye ko nawe uhageze, nubona ko nyine hari ikiri kujya hagati yabo babiri, uko ari babiri, ushobora kuzahita wigira ubifata nabi, ushobora kuzahita wenda urakarira Rose cyangwa se bigatuma mutandukana, kandi ngiye cyo nifuzaga ko ari uguteza imbere urukundo rwanyu. Ubwo rero ikintu nahise nkora ako kanya, nahise mbwira Rose, mubwira ko tugomba guhita dutaha, ari gucya gihe wabona agafata umwanzuro vuba na vuba, ntumenye ikibitewe, wenda ntumenye uko byagenze, ariko niyo mpamvu nafashe umwanzuro wo guhita mvuga ngo duhite dusubira mu mujyi ako kanya, duhita tugaruka mu rugo ako kanya. Rero urya munsi ubwo barongeye barahura, basezerana ngo ko bazajya bohererezanya ubutumwa, sinzi n'ibindi bintu basezeranye, ntabwo nari mbizi, ntabwo nari mbyitaho, ntabwo nashaka kubimenya. Ahubwo icyo nari ndi kureba, icyo nari ndi guhanga amaso icyo gihe, nuko nyine tugomba gusubira mu ntuza mu mujyi. Mbonye ko rero bikomeje gufata indi ntera, nasize mvugishije ubuyobozi bw'aho ngaho ko bugomba kuba bumubitse, mushinze icyaha nyine cy'uko yari agiye kunyicira umukobwa muri cya gihe nyine bari muri cya kirori, kuko nasize mbwira manager w'aho ngaho ko bagomba kumwirukana ku kazi yari ariho, kandi nanategeka nyine abayobozi b'aho ngaho ko bagomba kuba bamufunze. Ubwo rero nuko umuhungu yagiye muri gereza, nuko nguko yaje kwisanga atagibashije gukundana na Rose. Nicyo nyine nakoze, ariko ibyo kuba yaragiye mu gisirikare byo sinzi ukuntu yaje kujyamo, sinzi aho byaje kubera, sinzi ukuntu yaje gufungurwa. Ubwo uri kumva njye namusizemo aho ngaho, mvuga ngo byibura wenda bamumazemo igihe gitoya, Rose namushaka azamubure, nagerayo azamubure, nakoresha uburyo bushoboka bwose, kuko nararebaga nkavuga ati wenda bizagorana kugira ngo mujye gukora ubukwe kandi agikundana n'uwo muhungu. Narebaga nkabona nyine ari imbogamizi, kuko narababwiye bamufunze byibura nk'umwaka wose, namubura aziyakira, abone ko mugomba kubana nyine, abone ko mugomba kuba mwashinga urugo rwanyu. Peter aravuga ati ibintu byo numvishe by'uko ngo bagiye bandikirana ngo bikagenda gutya na gutya. Uwo mugabo aravuga ati oya, ibyo byo ntabyo nzi. Peter aravuga ati kandi nabyumvishe, njye nabyumviye ko bandikiranaga, ahubwo nta wigeze abona inzandiko. Mama aravuga ati okay, nanjye wenda nibanga, ntabwo nigeze mbibwira n'umugabo wanjye, nta nubwo nigeze ngira uwo mbibwira, ariko mu kwandikirana gutyo nanjye nabigizemo uruhare. Impapuro zabo zose, ari izavuga kuri Jane, ari izavuga kuri Rose, ari izavuga kuri Mark, zose narazifashe, narazibitse, nazisize ahantu hamwe, nta muntu wigeze agira connection n'undi. Ndetse n'igihe Rose yagerageje gusubira mu cyaro, yagerageje kujyayo, yaramubuze, abura naho yabariza. Nakubye connection yose yazahuza Rose na Mark, yazatuma bongera kuvugana, nuko nanjye nabigenjeje. Mu gihe bari kuvuga gutyo, ntago bazi ko Mary ariko bumva Mary ari inyuma, yarasohotse atavuga ati mama, muri abagome mwakwangiza n'ubuzima bw'umuntu, murifata umwana wanyu mwibyariye, ubundi si ubwo mwaramubyaye cyangwa mwaramutoraguye, ubundi si ubu ngubu mudufata nk'abantu, mudufata nk'ibintu, mudufata nk'ibikoresho byanyu. Nyine yaravuga ati ntago nari mbizi ko muri guhemukira mukuru wanjye gutya, ntago nari mbizi ko muri abagome gutya mama. Kuri ubu ngubu ndi kumva nanjye utakiri umubyeyi wanjye, kuri ubu ngubu ndi kumva ntakuvugisha nk'umubyeyi w'umumama uzi ukuntu gukunda bimera. Papa, nawe nk'umuntu w'inyangamugayo nizeraga, numva gutwaza ibintu mukuri, numva gucisha ibintu mukuri, murifata mufungisha umuntu nta kintu azira, nta kintu yakoze, nta muntu yabangamiye, buno kugira ngo atazakundana n'umukobwa wanyu. Ese ubwo mwumva ko umukobwa wanyu bizagenda gute? Mu gihe bari kuvuga gutyo, Peter nawe aravuga ati cyakora nanjye ibingibi birantunguye, ndumva wagira ndi kurota. Kumbe burya navugaga narenganyaga Rose, nagiraga ne, kumbe ntazi ko ibyo byose byabaye, ntazi ko
kugira ngo tubane, kugira ngo dukundane, byose ari mwebwe mwabikoze. Gusa ntago mwakoze ibintu bya nyabyo. Mwari kumureka kuko wenda icyo gihe ntabwo nari nakamukunda nk'uko mukunda ubu ngubu. Ntabwo yari yakambera umugore nk'uko wenda ubu ngubu mufata nk'umugore wanjye. Wenda icyo gihe nari kubyihanganira, ariko se ubu ngubu nanone ko namubuze noneho aribwo noneho namukundaga cyane, aribwo namufataga nk'umugore wanjye. Ubu ngubu noneho birahindura iki? Ubu ngubu se biragenda bite? Ntabwo ngomba guhomba Rose uko byagenda kose, ntabwo ngomba kumuhomba, nta nubwo ngomba gutekereza kabiri, ahubwo ngomba kumushaka, ahubwo mumfashe tumushake. Noneho papa wa Rose aravuga se turamushakira hehe? Noneho Mark aravuga ati ariko nanjye nakabiketse, kuko uriya muhungu yigeze kumbwira ibintu by'urukundo, yigeze kumbwira iby'urukundo rwe n'undi mukobwa, ndetse ukuntu yabimbwiraga ndumva neza bihuye, ukuntu namubwiraga ngo agomba gushaka uwo mukobwa, ukuntu namushyiragamo imbaraga nyine mubwira ati ugomba gushaka uwo mukobwa byanga binoga. Umuhungu wese baba bari kumwe ibyo ntago bikureba, umuhungu wese baba bari kumwe nta kintu avuze, nta n'icyo atwaye, ugomba gushaka uwo muhungu. None nimenya inda nyine numvaga ko nyine agomba guharanira urukundo rwiwe. None urwo rukundo yagombaga guharanira rwe birangiye uwo mukobwa yagombaga gushaka ari umugore wanjye. None barongeye barahuye. Ubu ngubu byanga binoga umugore wanjye yagiye kumureba, reka njyeyo nanjye reka njye kureba uwo muhungu, nubwo ntazi ahantu atuye, ahubwo mumfashe mundangire muri icyo cyaro. Papa aravuga ati oya ntugire ikibazo, sinzi wenda niba ariho yasubiye, sinzi niba ari hakiba, ariko yabaga muri cya cyaro, yabaga hahandi nyine bigeze kudusanga nyine niho yabaga nyine, niho ubu ngubu ashobora kuba akiri. Byanga binoga rero ugiye wamubona, wowe gerageza, niba ariho yagiye, niba ariho Rose yagiye uramubonayo gerageza ugereyo. Ubwo Peter yahise yatsa imodoka ahita agenda muri iryo joro, aragenda nyine nubwo atazi yajya. Batugarura mu gitondo bwakeye fresh, bwakeye neza. Mark nyine ari mu nzu, nyine ari muri ya nzu niba asigaye akoramo amasuku. Ya nzu niba muyibuka neza, ya nzu ba Rose na papa wiwe baje kubamo. Ya nzu nyine yari inzozi za Mark nyine. Ntabwo tuzi ibintu asigaye akoreramo, turabona nyine yari kugenda asigamo utuntu, inzu yabaye nziza, yasizemo amarange y'umweru. Nyuma y'igihe cyose gishize, nyuma y'igihe cyose tutayibona nyine, uko ya nzu nyine yavugaga yagakwiye kubisa, niko nyine ari kuyikora, ari kugenda yongeramo utundi tuntu. Nyine ni umuntu uri kumva mbere yuko ajya no mu gisirikare yari umufundi, ari kugenda yongeramo utundi tuntu tuyigira nziza nyine. Mu kuba ari kuyubaka rero, agiye kumva nyine, nyine yumva hari umuntu ukomanze, nta muntu uzi ko nyine, nta muntu umuzi ko aba aho ngaho. Yarikanze avuga se umuntu ukomanga hano ninde, bimeze bite? Noneho nyine yabwiye umuntu uri aho ngaho ati ikintu cyo gukingurira umuntu, kandi nyine ubanza umenya uwo ari we, ucecetse ntuhite umubwira nyine ukuntu ibintu bimeze. Umuhungu rero wari uri aho ngaho aragenda ajya gukingura. Mu kujya gukingura nyine yagiye kubona ni umuntu w'umukobwa uri gukomanga. Ni umuhungu nyine ubona ukiri mutoya, yari ari gufasha Mark aho ngaho. Yaramubajije se muragenzwa n'iki muri bande? Rose nyine yaramubwiye ati nakubaza niba nta kibazo, niba ntacyo bitwaye. Ati ba nyir'inzu bagiye bahangaha, bagiye hehe? Rose aramubwira ati nyir'inzu wahangaha, nako uwo muhungu aramubwira ati nyir'inzu wahangaha, nyir'inzu nta hantu yagiye nyine aracyahari, ati none se mwambabarira mukaduhuza, mwambabarira mukamunyereka ko nshaka kumubona, ko ndi kumva nyine ko naje kumureba nyine. Umuhungu aravuga ati uramushakira iki? Aravuga ati babara umubwirire wa musaza ko mushaka, hari umuhungu ndi gushaka, hari umuhungu naje gushaka inaha, ntabwo nzi ahantu aba rero, nta nubwo nzi aho atuye, ahubwo mbabara umubwirire wa musaza niba hari aza ndangire. Ati se wambwiye ko uwo musaza ntawe uhari aka kanya, ahubwo njyewe wambwira njyewe nkakubwira, nkakurangira nyine uwo muhungu wenda waba uri gushaka.
Rose aramubwira ati ntabwo wamumenya, ntabwo ushobora kutamumenya, ahubwo mbwira uwo musaza. Rose aramubwira ko umuhungu aramubwira ati uyu musaza ntabwo akiba hano, uwo musaza yaragiye, rero iyi nzu niyo yarayidusigiye, barayiguze, abandi bantu barayiguze, uwo musaza ntabwo agihari. Rose aravuga ati se mana yanjye, none ubu ngubu ndamenya mbariza he ko none umusaza wenda ari we nari niringiye, kuno musaza ari we nashaka kubaza, ndamenya Mark asigaye abahe. Umuhungu akivuga Mark, umuhungu aramubwira urashaka nde nyine mbwira Mark ni ibiki. Rose aramubwira ati narinje gushaka umuhungu bita Mark, naramubuze, narinje kumushaka tibyibura numvaga ko nimbaza uno musaza, kuko bigeze kumbwira ko baziranye, numvaga ko nimbona uno musaza arandangira ahantu Mark ari. Umuhungu aramubwira ati ariko Mark uri gushaka, Mark si we nyiri ino nzu, ahubwo si waguze ino nzu. Rose aramubwira ati oya, Mark se ubwo yaba yaraguze ino nzu kandi atarahari. Umuhungu aramubwira ati niba ari Mark ushaka, Mark arahari, Mark ari hano nyine, arahari nyine, niwe nyiri ino nzu, niwe nyiri hano. Rose akibitekerezaho nyine yaravuze ati wamunyereka, wamubwira ko ndi hano. Rose yahise yinjira, mu kwinjira nyine atabona Mark hirya arimo arabaza nyine, arimo aragenda baza tuntu nyine, twa tuntu two gushyira ku nzu yiwe nyine, arimo aragenda dusiga amarangi nyine, ari muri ako kazi nyine nk'ako ngako. Mu kujya kubona abona ni Mark nyine, ni wa wundi, azahita amubwira ati Mark nawe agihindutse aravuga ati Rose urakurikiye hano waje kumara iki hano. Rose yarabanje aritegereza areba inzu, aravuga ati ahita abwira Mark utambwira ko bya bintu byose wabikoze, utambwira ko ya marangi y'umweru yose wayasizemo, utambwira ko yanzu wanteganye wambwiraga, yanzu wambwiraga kuri kunyubakira, yanzu wambwiraga ko ariyo nge nawe tuzabamo, utambwira ko wayikoze, utambwira ko buri kimwe cyose wagisize mu ngiro, utambwira ko ari nge nagutengushye, utambwira ko nyine utigeze unyibagirwa. Mark aramubwira ati ibyo ngibyo ntacyo bikimaze aka kanya ufite umugabo, ubundi waje kumara iki hano, waje gukora iki hano nyine, ko ntari kubyumva, ko ntumva ikintu waje kumara hano. Rose aramubwira ati naje byanga binoga, ntabwo ngomba gukomeza kubana n'umuntu nakunda, ntabwo ngomba gukomeza kubana n'umuntu nishimiye, naje nkimenya kuriho, nkimenya ko hari, ngomba kubana nawe byanga binoga. Mark aramubwira ati hoya ntabwo ibyo byakunda, uriya ni nk'umuvandimwe wenda nubwo haje kubamo ibyo ngibyo, nawe ntabwo yari abizi, nawe yisanze byabaye, yisanze nyine nta kundi kuntu yabigenza, yisanze nyine ari mu rukundo nawe, yisanze abana nawe, nta ruhare we yabigizemo, uruhare nyine rwagizwe n'ababyeyi bawe, kandi nyine n'ababyeyi bawe nabo nabumva bagushakiraga ubuzima bwiza. Ubwo rero ntabwo byo kuvuga ngo wenda twabana byo sinzi ko bigihari pe, sinzi ko bigihari, nta n'ibigihari, ariko ubwo nyine tugomba gukomeza tukibera inshuti nyine nta kundi. Rose aramubwira none se we niba utarakinkunda, niba utarashaka ko tubana, kuki wagiye ugakora ibi ngibi, kuki ibintu byose wansezeranyije ugomba gukora inzu, ariko wayikoze amarangi y'umweru, utuntu twose nakubwiye, aho nshaka ko igikoni kizaba kiri, aho nshaka ko dushe zizaba ziri, kuki wabikoze gutyo, byanga binoga impamvu wabikoze gutyo, nuko wizeraga ko nkihari, nuko wizeraga ko tuzabana, nuko wizeraga ko dushobora kuzakundana. Mark aramubwira ati ibyo nabyizeraga nyine gutya, nyine nkizera ko byanga binoga ngomba kuzakora ibyo bintu, kuko nyine nari narabigusezeranyije, ariko nyine mu gihe nabigusezeranyije hari undi waguhaye ibindi birenze ibyo ngibyo. Ubwo rero byanga binoga ntabwo twakundana, ntabwo byakunda, mbabarira ndetse unasubire aho ngaho, kuko njye nawe ntabwo byakunda. Mu gihe bari kuvuga gutyo nyine bumvisha imodoka hanze nyine, Rose ahita ivuga ati byanga binoga iyo modoka ndayizi ukuntu iyo modoka ivuga, ubu ni pituje hano. Mark ahita avuga ati mbabarira ndakwinginze ushaka ukuntu bigenza uve hano. Ubwo mu gihe bakiri kuvuga gutyo, Peter we yaraje nyine ahita yinjira nyine, aravuga ati nahangaha bandangiye ko ariho Mark aba, nyine ahita yinjira. Ubwo rero nahangaha kandi gace tukarangirije, naho utahadukurikirana tuvuga ngo
ese Rose na Peter na Mark biragenda bite? Uru rukundo hagati y'abantu batatu biraza kurangira gute? Ubucuti bwa Mark na Peter se bugiye kwangirika? Ese biragenda gute nyine? Ese Rose na Mark biragenda gute? Ese Peter na Rose biragenda gute? Nakunda amatsiko yazashira uretse gukurikirana kandi gace k'inkuru ya Rose na Mark. Naho ubutaha, wowe ko na share, comment, subscribe kandi ewan iyi nkuru ndakeka ko turayirangiza vuba aha ngaha.